Umuco ni uruvange rw'ibiranga ubwoko bw'abantu runaka bishingiye ku mateka yabo basangiye kandi bahuriyeho, haba mu mvugo, imyambarire, imbyino, indirimbo, imihango, indangagaciro, imigenzo n'ubumenyi bahuriyeho kandi bihariye. Mu muco nyarwanda hari imigenzo nko gusangira amata, guhimbaza umuganura, guterekera n'iyindi myinshi. Mu kiganiro cya none turibanda ku muhango wo guterekera, tuvuge inkomoko yawo, tuvuge uko wakorwaga, tuvuge ibyawurangaga, tuvuge icyo wari umariye abanyarwanda n'umuryango nyarwanda muri rusange, dusoreze ku mpinduka zabaye urebeye ku munsi wa none. Mu muco nyarwanda wa kera, guterekera byari umuhango w'ingenzi wo gusabira no gushimira Imana n'abakurambere. Iki kiganiro cy'uyu munsi kiragaruka ku byihariye kuri uyu muhango ndetse n'ukuntu wakorwaga, icyo byasabaga n'aho bigeze ubu ku munsi wa none. Bahaye ikaze, muri kumwe na Noho Kadafi kandi ndabashishikariza gukora subscribe, like na comment kuri iki kiganiro. Twihuse cyane, reka duhere ku nkomoko yo guterekera mu muco nyarwanda. Guterekera bifite imizi mu myemerere y'abanyarwanda bo hambere, aho abantu bizeraga ko hari imbaraga ziba mu buryo bw'umwuka zitagaragara kandi ariko zifite uruhare rufatika mu bisata bitandukanye by'imibereho ya buri umwe. Bakizera ko kandi izo mbaraga zitanga buri kimwe mu bibaho byose. Bemeraga ko abapfuye baba batapfuye burundu, ahubwo ko bakomeza kubaho mu buryo bw'umwuka kandi bashobora kugira uruhare mu buzima bw'abasigaye. Uko guterekera byakorwaga: umuryango wakoranyaga ibikoresho by'imihango, ibiribwa nk'amasaka, amata, inzoga y'amarwa ndetse n'inyama. Umutware w'urugo cyangwa undi muntu wubashywe mu muryango niwe wari ushinzwe kuvuga amagambo y'amasengesho asabira imigisha umuryango wose ndetse asaba no gukomeza umubano n'abakurambere. Icyo byari bisobanuye mu muryango nyarwanda: guterekera byari uburyo bwo kwereka icyubahiro abakurambere, gukomeza ubumwe mu muryango, gusaba imigisha, amahoro, umusaruro mwiza n'ubuzima bwiza. Kwanga guterekera byafatwaga nk'ubugome cyangwa guca umuco nyarwanda. Uyu mugenzo wagiye ugira impinduka zitandukanye. Nubwo uyu muhango wari ukomeye mu bihe bya kera, iterambere ry'iyobokamana rishya ryagize uruhare mu kuwugabanya cyangwa kuwuhindura. Abenshi ubu basigaye bawukora mu buryo bujyanye n'imyemerere mishya, abandi bo barawuretse burundu. Mu gusoza, turagaruka ku kamaro k'umuco wo guterekera abazimu bacu batazima mu muco nyarwanda, haba ku banyarwanda ndetse n'abagenderera u Rwanda. Guterekera nubwo byari bigiye bicika bikagabanuka cyane mu muco wacu, kwibuka no guha agaciro inkomoko yacu ni ingenzi. Uyu muhango utwigisha isano riri hagati y'abantu n'ibidukikije ndetse n'agaciro ko kubaha abakurambere bacu. Guterekera ni umuhango usangamo ubwiru bw'ubuvuzi gakondo, aho bawifashishaga basaba cyangwa se binginga ngo babone ubuvuzi bugezweho. Ikindi, guterekera uba usanga abazungu batuzaniye iyobokamana rishya barawiganye, aho bagiye bakoperamo imihango imwe n'imwe twifashishaga dukora, ariko usanga baragiye bayihindura ngo ni ibishenzi, aho wasanze baragiye bakopera bimwe na bimwe mu byo twakoraga, bo bakagenda babyongera mu iyobokamana rishya batuzaniye. Mu gusoza ikiganiro, ibi ni bimwe mu bisobanuro byo guterekera mu muco nyarwanda. Ese mu kukubaza, mu muryango wanyu haracyabaho uyu muhango? Mudusangiza ibitekerezo byanyu muri komenti kandi mwibuke subscribe, like na share kugira ngo dukomeze gusigasira umuco n'amateka byacu. Ndabashimiye, turi kumwe no mu bindi biganiro bitaha. Ciao ciao.